nongeye kuguha ikaze wowe muntu ukurikiranye Imbuto TV nk'uko duhora tubabwira kenshi ko tuzajya tubagezaho amakuru atandukanye ubukungu urukundo imyidagaduro ndetse n'ibindi byinshi cyane bikuyemo n'ubuzima muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kuba tubagezaho amakuru y'imyidagaduro. Muri uyu munsi tugenda twumva amakuru avuga ko wenda umuziki wo mu Rwanda wagiye usa naho ucika intege, ariko siko biri kuko amatsinda aravuka, abahanzi bashyashya turabona mu Rwanda bagenda baza. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi dufite na agashya gakomeye cyane, ni ibirori bikomeye cyane ho u Rwanda rwa uyu munsi rwungutse itsinda rikomeye cyane mu muziki. Twagiye tubona Urban Boys, tubona abandi ba Dream Boys ndetse n'andi matsinda agiye atandukanye yagiye atandukana, ariko buriya nta rugamba ruberaho ubusa. Haba hari n'impamvu bari gutandukana, haba hari n'impamvu ikomeye cyane ituma abandi barushaho kuba baza mu muziki. Wasanga bavamo kubera ko hari abandi bari kuza. Reka tuze kuba tuganira nabo, ni itsinda rikomeye cyane baratangira batwibwira. Njewe ujye kukugezaho inkuru ndetse nkanakugezaho ibiri kubera hangaha. Nitwa Rugizanga Fratene, ndagukunda cyane. Dushimire rero cameraman umaze kutwereka inshuti zacu itsinda rishyashya fresh sana, aratangira twibwira ko mu gihanzi sa yo ngo baby by'urukundo rw'iyi minsi urabizi, ngaho ngwino ngwimo uryame mu gituza hehe n'amarira, baby don't worry just take it easy, urukundo n'umunyenga sinarota kukwanga. Yo, it's your boy Nelson Panda. Sweetheart, please open your heart, ufata urukundo rwanjye undinde kubabara. Nkikubona bwa mbere numvaga yuko ibyifuzo byanjye byose bisubishije. Mwumvise n'itsinda ryacu rikomeye cyane, itsinda ryo muri ryitwa All the same. Fresh sana, mumaze igihe kingana iki mwitwa iri zina, ese byatangiye gute? Izina ugiye kureba, izina rije twebwe dutangiye vuba, turacyarimo turaza. Izina twarifashe tumaze gukora indirimbo yacu ya mbere Eyes on Me. Bad boy Ash, Nelson Panda, going in the pro. Shake it up, shake it up, shake it up, shake it up. Eva mama soanye, urukundo rwawe. Shake it up, shake it up. Shake it up, shake it up, shake it up, shake it up. Eva mama Zonimire wenda reka dutangire gato ya mutubwira urugendo rwanyu ku cyumba mwahisemo kuza kuririmba. Hari abakinnyi b'umupira, hari abahinzi, hari aborozi, kuki wahisemo kuba waza mu ruhando rw'umuziki nyarwanda? So icyambere ni ugukora icyo ukunda, sibyo? Njyewe nuko mbikunda kandi numva yuko ikintu nkunda ngomba kugikora. Icyo nisanze mutu gutyo. Mwatangiye mwahuye vuba ngaha cyangwa na mbere hose mwari kumwe? No bro, uyu nguyu ni brother wanjye, ni nka brother. Twakuranye muri Wood n'iki byose, noneho rimwe twaje guhura twebwe twumva ko azama igitekerezo cye nanjye mu gitekerezo cyanjye, no turavuga ko icyo tutakora tukaba nk'abandi, natwe twa studio tugakora imizigo. Nawe urabizi nyine no gushakisha. Namwe rero mwamuje mu ruhando rwa muzika gutya, so muratubwira mumaze gukora indirimbo zingana iki uyu munsi? Ubundi mbere yuko duhura n'umuvandimwe ngo dukore groupe, buri wese yasaga nk'ukora ku giti cye, afite imizigo yakoze ku giti cye, nanjye Nelson Panda afite imizigo yanjye nakoze ku giti cyanjye. Nyine nyuma nibwo twaje guhura. Ubu ngo tumaze gukora indirimbo ebyiri, hari Eyes on Me niyo ya mbere, iya kabiri nayo bayita You The One, irimo irasohoka ni vuba ngaha nta kibazo. Itsinda rikomeye cyane, mukaba muzanye imbaraga zikomeye cyane. Noneho murabona nakaye gashya n'izihe imbaraga zitandukanye n'iz'abandi bantu dusanzwe tuzi mu ruhando rwa muzika, mugiye nakaye gashya mugiye kuzana mwana? Ntago navuga ngo tugiye gukora ibitangaza, ntago ari ibitangaza tugiye gukora, gusa natwe icyo tugomba gukora, tugomba kwerekanamo imbaraga zacu mu guhindura umuziki wacu mu Rwanda. Ntago turagera, hari byinshi biba bikibura, rero nkaba numva ko natwe imbaraga zacu zirakenewe. Nk'itsinda mwinjiye muri studio mukoze indirimbo ya mbere mwayise Eyes on Me, muri studio byaremeze bitewe bro?
muri studio kuko bize muri studio n'ubundi ntabwo aba ari ibintu byoroshye gusa nyine naranjuma umuntu arabyaranje bigakunda ariko ikindi uriya iyo ukora ikintu ukunda kandi uzi biroroha nta kintu kigoranye kiba kirimo bivuze ngo kuba ari ibintu wari usanzwe ukunda bikurimo wageze studio uhafata n'ubundi nk'uko wafata nko mu rugo producer ntabwo yigeze akureba ngo wumve ubwoba buraje akoba amapiano speakers yo ubonye nta kintu bigutwaye. Okay, indirimbo ya mbere imaze kugera hanze ntiyumvishije abantu cyangwa se namwe bwanyu murayumvise mwumvise muri kuruhu rwego mutubwiye n'umunzani mwipimye mwasanze mupima ingana 1%. ntabwo biba byoroshye ariko feedback twarazibonye ntabwo ujya ubura abacanege nanone ariko wa mucanege urya guciye intege abakongereye kimena none uravuga ati noneho nibwo ngiye kubakoma imizigo mizima. Ni neza ibintu byagenze neza ni nacyo cyaduhaye imbaraga zo kwita dukora iyo ndirimbo yacu ya kabiri Miraza. Deja yo Eyes on Me turi mu nzira zo kwitegura amashusho muri kino cyumweru kiri kuza yani vuba ngaha. Abantu bafite ukuntu bagenda babona abastari bakabagira n'ukuntu babafata aho mutuye aho mugenda mwebwe mugaragara mute n'uruhe rukundo ababazi n'abakunda babagaragariza mubona runganishye. Burya ngo ute ubureza arabwibanza ntabwo umuntu azajya gukunda umuntu wakure hari abafite bo muri Buda bazi y'abana buri munsi rero kumva ko wakoze akantu nkako ngako ntabwo kugushyigikira ntabwo byagorana. Iki kintu murimo murakora ngo indirimbo zanyu cyangwa se namwe muzamura urwego abantu babamenye muri iyi minsi? Ni creativity mu byo dukora cyane ko impano irahari nkuko bizi hari feedback nziza nyinshi abantu bagiye batubwira yuko dushoboye kandi ikindi turumva yuko tugomba kugira aho tuvana umuziki wo mu Rwanda nubwo bitaba ubu cyangwa bikaba undi munsi tukagira icyo tugeraho natwe. Urateganya ko indirimbo yanyu ya kabiri izasohoka ryari bakurikiye ku Mbuto TV bayitege ryari? Ya indirimbo yacu ya kabiri irimo iraza ngira ngo ni kuwa gatatu deja bageze kuri YouTube channel ya Rebo yacu Intare Art Rebo twifashijwemo na manager wacu Clement nawe yakaba ari hano nuko hari izindi mpamvu zatumye atabari hano. Niwe muntu nyine ugenda udufasha mu buzima bwa buri munsi bw'umuziki wacu nawe nyine yaza kuba ari hano yakugira cyababwiraho nyine indirimbo yo nejo bundi kuwa gatatu. Mu muziki nyarwanda hagiye harimo ibisata bitandukanye se mwebwe ni hehe mwaba mwarerekeje amaso? Hari umuco, hari ubuzima busanzwe, hari iterambere wenda rigezweho cyangwa se kuririmba indirimbo zigezweho uyu munsi mwebwe ni hehe isoko ryanyu rishingiye cyangwa byose muzabikoraho? Isoko ryacu ahantu rishingiye ntabwo tureba ngo turafokasinga ku kintu kimwe, tugiraho guhindura. Urabizi nawe iyo habayeho impinduka uhindura icyo wakoraga. Turabizi neza yuko hari n'abandi bakoze gusa bahinduye style baririmbagamo cyangwa amaproduit bashyiraga hanze. Ubu ngubu twebwe ntabwo twakubwira ngo dufokasinze kuri ruhande ariko dushaka yuko twebwe icya mbere ni uguhindura kandi bizagenda bigaragara henshi. Ni byiza ko muratangiye abantu barabikunze ariko noneho muje mu gihe abandi baririmbaga nk'amatsinda twasubiramo ni menshi turayaza hano mu Rwanda yagiye atandukana. Mwebwe mubona mwamaze kwiga neza ku kintu cyagiye gitandukanya andi matsinda ku buryo mwamaze kukibonera igisubizo namwe cyo tutazumva mwatandukanye? Iki burya gutandukana haba hari impamvu. Rero ibyo ngibyo twebwe ntabwo dutekereza vanga kuko twabanje kubitekerezaho igihe kinini, igihe yayikoranaga nanjye narakoraga ntabwo nari mpagaze. So rero ikintu navuga aho ngaho gutandukana byo ntabwo tujya tubishyira muri projet yacu. So ni ugukora
ibindi tugasenga n'Imana. dusa naho tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye n'itsinda ryanyu. Mutubwire hanze aha ngaha harimo haragaragara ibisa naho ari ingeso mbi cyangwa se ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko byongeye no mu bahanzi. Iki cyose muraza kuba muhangana nacyo gute? Hari indirimbo muzakora zerekeyeho kugira ngo abantu babashe kuba bareka izo ngeso mbi? Umusanzu wanyu nk'urubyiruko, nk'uko urubyiruko rw'u Rwanda ari wo musingi ukomeye, ari zo mbaraga z'igihugu kandi zigomba kucyubaka vuba, musa naho mufite umukoro ukomeye cyane, murakora iki? Tugomba guhindura cyane ko ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza kandi natwe nta n'umwe ubikoresha, ariko hari ikintu tuzahindura mu miririmbire.